Rwigema yakundaga abana maze Nyagasani amuha abana babiri, umukuru w'umuhungu akaba Junior Gisa Rugamba, mushiki we akitwa Teta Gisa Tracy. Ikintu wenda naba muziho ni ukuntu yakundaga urugo rwe cyane. Natanga n'urugero, hari nk'igihe hari intambara muri Uganda barwaniraga ahantu hitwa Magamaga. Nabyeyi Junior adahari aza nyuma y'iminsi 2. Hanyuma ubwo akajyaza nk'isaha 4 z'ijoro agahindurira umwana akamuterura akamuhoza. Nta nicyo najyaga nkora muri icyo gihe kuko umwana yarakiri muto cyane. Akamuhindurira akamuhoza agasiga amuryamishije agasubira iyo ngiyeho babaga barwaniraga hitwaga Magamaga. Ntago hari hafi, hari urugendo. Agasubiraho nk'isaha 9 z'ijoro. Buri gihe akajyaza isaha 4 z'ijoro agasubiraho saa 9. Umwaka umwe nyuma yaho Rwigema yaje guhabwa umwanya ukomeye, agirwa uwungirije Minisitiri w'Ingabo wa Uganda. Uyu mwanya wamufashije cyane gushyira mu bikorwa inzozi ze zo gucyura bene wabo no gukura u Rwanda mu maboko ya Habyarimana wari waramunzwe n'amacakubiri y'amoko yose. Nubwo uwo mugambi wari uzwi n'abasirikare bakuru b'inkotanyi ndetse n'abanyamuryango bakuru b'abasivili, igitero cyateguwe mu ibanga rikomeye. Ibyo bikerekana uburemere bw'intego bari bagamije. Bajya kujya mu ntambara ndabizi. Umunsi bagendeyeho n'isaha bagendeye yaje kudusezeraho. Ndamubaza mbese ugiye he? Ati tugiye kurwana na Habyarimana natwe dutahe iwacu. Ndaceceka mbanza no guceceka. Yagize ati wiceceka mudusabire tuzabonana namwe tubacyure mutahe mujye mu Rwanda. Tubasezeraho baragenda. I remember icyo gihe yaravuye Amerika mu September, anyura Nairobi. Nari Nairobi, araza arantelefona njya ku airport n'abantu ba Uganda Embassy. Tujya kumufata ku airport. Tuvuyeyo abwira abantu bo mu Embassy ko adashobora kurara aho bamuteguriye, ari buze kurarana nanjye mu rugo aho nabaga. Araza, we went straight tujya mu rugo iwacu, turarya turasangira. Hari abantu yari supposed to meetinga Nairobi. Tujya in the evening, we had dinner. Turya hano badutumiye. Turangije arambwira ati ndashaka ko dutaha kare, hari ibintu ushaka ko tuganira. So turatahana. Driver tugejeje mu rugo arambwira ati ndashaka ko tureba ahantu twicara tukaganira kubera ko hari ibintu ushaka kuvuga kandi ntashaka umuntu wari wese kubyumva. Ndavuga ntacyo. Byari nko mu masaa 5 y'ijoro. Tujya mu cyumba turikingirana. Arambwira ati hari aho nzajya kandi ati nizeye ko uzabyumva kandi ukahambera nka mushiki wanjye. Ati ndabizi kuri very hard working woman. Ati ibizaba byose uzabifesinga nkuko bibonye. Ati hari umugore wanjye se n'abana 2. Hari mama wanjye nkunda na mushiki wanjye muto yansize. Ati ikizabaho cyose ati uzitegure kucyumva. Ese ni kucyumbaza gutyo? Ati ndabikubwira gusa ati sishaka ko bizaguca intege. Ati dushobora gutaha anytime tukajya mu Rwanda. Avuze mu Rwanda avuga murashaka se kujya kurwana? Arambwira ati bishobotse. Ati dushobora gupfa cyangwa se dushobora gukira. Inkuru yo gutera u Rwanda ubwo nari mfite umwana Teta yari afite iminsi 7. Hanyuma ariko ubwo narabibonaga ko amaherezo bazagenda, ariko sinari nzi ngo bazagenda ubuhe munsi. Nabwo yarambwiye umunsi bazatereraho, ariko kubera ko numvaga ngiteguye umutima nabifashe nk'uko abimbwiye ko agiye.